nsaba imbabazi abarokotse jenoside bose bo mu cyahoze ari komine Mukingo, kuko intwaro natanze arizo zamaze imiryango yabo yari ituye mu cyahoze ari komine Mukingo. Nsaba imbabazi abanyarwanda bose, gasaba imbabazi n'umuryango wanje, kuko ibyo nakoraga byose ntabwo wemera ko nja kubikora. Madamu wanjye nawe ari hano yarambuzaga, ariko nkanga ndetse yageze kumbwira ati uri umusirikari wakwigire mu Nkotanyi, ibyo gukora ni ndavuga nti ntibishoboka. Niyemeje kurwanya umututsi aho naje mu batutsi uruka. Mfite mushiki wanjye ari hano abarambwiye tugiye he, kumva ko byangabo byakomeye. Ubwo kubera cya kintu nigishijwe maze kumenya ko umukuru w'igihugu yapfuye kandi ko yishwe n'abatutsi, ubwo naramusunitse agwa ngiriya. Umugabo aravuga ati ngusubije mu nzu uranze ariko bizakubaho tuzabona uko bisobanura. Ubwo nasubiye mu nzu n'umubyeyi wanje arazagara mu muryango ati guma aho ngaho uza kwica abantu b'abandi. Ndarenga nawe ndamusunika ndasohoka. Ngeze ku byangabo nsanga intera hamwe n'impuzamugambi ziraho ku byangabo zasinze, mbese ziri gukora ibintu bidakorwa. Ubwo nibwo hazaga umusirikare uturutse ku Mukamira, araza ageze aho yitwaga Mburu Burengero, yabaga mu kigo cya Mukamira, aravuga ati ko ntacu muri gukora ahandi barangije gukora. Ubwo hari intera hamwe yitwaga Dusaba Imana, akaba muri umuntu abanzirorera uri wari minisitiri, n'uwitwa Musafiri, n'uwitwa Kinamba, bari bafite imbunda. Ubwo bazishize hejuru barasa hejuru, bamaze kurasa hejuru bati ubwo twatangiye. Ubwo twarebye haraguru tuhabona umututsi witwa Rukara turamwica. Tugeze haraguru tuhasanga umukuru we witwa Rusiyani, nawe turamwisha. Imana rero izaha umugisha abo bantu. Nkaba rero nsaba imbabazi Imana, nkaba nsaba imbabazi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, nkaba nsaba imbabazi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, nkaba nsaba imbabazi n'abanyarwanda bose. Nkaba nanone umuryango wanje nanze kubwira yuko nakoze icyanga komeza kwinangira, nabo bakabimenya. Uyu munsi bambabarire bamenye yuko nakoze icyaha cya jenoside. Mu by'ukuri nk'uko uyu mugabo Karurira avuye aha ngaha, niwe wadutoje mu mahindure ku byangabo. Ubwo rero mbere ntaragira icyo mvuga, rero nkaba mpagaze imbere yanyu nsaba imbabazi ku cyaha cya jenoside yakorewe abatutsi nakoze muri Mata 1994. Natoje abo natoje bari hano barabyivugira. Narabatoje maze kubatoza baragenda bashyira ibyo nabatoje mu bikorwa, ari byo kwica abatutsi. Rero naburanye mpakana icyaha, mvuga yuko nta cyaha nakoze. Ngeze no muri gereza nabwo nkomeza kunangira umutima, ariko igihe kigeze kubwa Prison Fellowship Rwanda irimo umudamu witwa Furaha n'abandi bapasiteri bakorana, baje kungira inama barampugura, nza gusobanukirwa n'icyaha cya jenoside nakoze n'uburemere bwacyo bw'indengakamere. Ntirengagije ubuyobozi bwa gereza ya Rubavu nabwo bwangiriye inama, bumfasha kwemera icyaha bamaze kunsobanurira ubu bw'icyaha, nubwo Prison Fellowship Rwanda yari maze kunsobanurira. Bwa nyuma rero nagize amahirwe yo kuba turi kumwe n'umugororwa witwa Kayitani, yaduhaye ubuhamya bw'ibyo yakuze, bituma noneho numva neza ko nakoze icyo cyaha koko. Bituma rero mfata inzira yo gusaba imbabazi. Ariko kandi nkaba nanone ubwo nari mfunzwe numva ko nziza jenoside icyaha cy'indengakamere, narababaye cyane bituma niheba. Ndavuga ngo umuryango wanje nawe urapfuye birashize,
ndavuga ngo abana banje ntibagishoboye kwiga birarangiye, noneho ngiye kubona uko baje kusura bakankababaza bakambwira ngo ni amahoro, bamerewe neza kandi babanye neza n'abandi banyarwanda. Noneho abana nabo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yo kabaho nayo yabafashe neza, abashoboye kwiga bagatsinda babonye na za buruse, nyuma yaho baragaruka mu Rwanda bakora ibizamine bakoze, ababitsinze babonye akazi, ubu barakora, ubu ni nabo bantunze. Bakora imirimo inyuranye, harimo abakora muri leta, barimo n'abikorera ku giti cyabo, ariko barize bashoboye kwitunga. Imana rero izaha umugisha abo bantu. Nkaba rero nsaba imbabazi Imana, nkaba nsaba imbabazi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, nkaba nsaba imbabazi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, nkaba nsaba imbabazi n'abanyarwanda bose, nkaba nanone umuryango wanje nanze kubwira yuko nakoze icyaha ngakomeza kwinangira, nabo bakabimenya. Uyu munsi bambabarire bamenye yuko nakoze icyaha cya jenoside. Rero nkaba ngira ngo bose nsabe abari abasirikari ko bafata iya mbere baba barakoze icyaha cya jenoside, nabo bagatinyuka bagasaba imbabazi abanyarwanda kugira ngo nabo babohoke mu mutima nk'uko naje nabohotse. Nkaba nsaba noneho abasirikari ubu ngubu cyangwa se abakora umurimo wose ujyana n'igisirikari kwirinda kuzagwa mu mutego wanaguyemo batandukira igihango bagiranye n'abanyarwanda cyo kubumbatira umutekano w'abanyarwanda. Murakoze. Mu by'ukuri ko mpagaze aha ntabwo ari byiza nakoze. Mu by'ukuri nk'uko uyu mugabo Karurira avuye aha ngaha niwe wadutoje mu mahindure hakubyangabo. Ubwo rero mbere ntaragira icyo mvuga, ndasaba ko aba banyarwanda bose baraha n'abari ku muhanda babyumve neza, ntabwo njyewe nishe abatutsi kubera ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Icyo cyo gihagazeho, ntabwo nabishe kubera indege ya Habyarimana, ahubwo njyewe nakuze nzi ko abatutsi ari babi. Nabikuye ku nshiga rya sogokuru, kuko ni njyewe wamutekeraga itabi nkicara impande ye akambwira ko abatutsi ari babi. Ubwo rero narabikuranye, maze kubikurana nibwo numvaga ko ari wo abo bigishaga amahindure, njayo ndiga, ndangije kwiga nigishwa ko abatutsi ari babi. Noneho hakubitiramo no kuba baratubwiraga aribo bateye igihugu cy'u Rwanda, ngo numvise ko ari babi. Ubwo kubera ubuhume no kudasubiza amaso inyuma no kwirara tuzi yuko leta iriho ari izahora iteka ryose, yatumije nirara abavandimwe bacu twari duturanye hara mu Rwangeri ndabisha. Uko byagenze rero habaye ariko tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 1994 ndi mu rugo numva ku byangabo induru ziri kuvuka. Ndahaguruka, mfite mushiki wanjye ari hano, abarambwiye tugiye he, kumva ku byangabo byakomeye. Ubwo kubera cya kintu nigishijwe, maze kumenya ko umukuru w'igihugu yapfuye kandi ko yishwe n'abatutsi, ubwo naramusunitse agwa ngiriya. Mu guhaguruka aravuga ati ngusubije mu nzu uranze ariko ibizakubaho tuzabona uko bisobanura. Ubwo nasubiye mu nzu n'umubyeyi wanje arazagara mu muryango ati guma aho ngaho biza kwica abantu b'abandi. Ndarenga nawe ndamusunika ndasohoka, ngeze ku byangabo nsanga intera hamwe n'impuzamugambi ziraho ku byangabo zasinze, mbese ziri gukora ibintu bidakorwa. Ubwo nibwo hazaga umusirikare uturutse ku Mukamira, araza ageze aho yitwaga Mburu Burengero, yabaga mu kigo cya Mukamira, aravuga ati ko ntacu muri gukora ahandi barangije gukora.
ubwo hari interahamwe yitwaga Dusabimana, akaba murumuna wa Nzirorera uri wari minisitiri, n'uwitwa Musafiri, n'uwitwa Kinamba, bari bafite imbunda. Ubwo bazishize hejuru, barasa hejuru, bamaze kurasa hejuru bati ubwo twatangiye. Ubwo twarebye haraguru turabona umututsi witwa Rukara turamwica. Tugeze haraguru tuhasanga umukuru we witwa Rusiyani, nawe turamwisha. Turakomeza turazamuka tuja mu cahoze ari Serire Rwangeri na Busoko. Imiryango nibuka yari hatuye ari umuryango w'umusaza witwa Rudatinya, n'uwitwa Kaboyi, n'uwitwa Bukumba, n'uwitwa Bihutu. Iyo miryango niyo nibuka yari hatuye kuko bari abasaza b'inararibonye. Ubwo iyo miryango yari hari turayica yose turayimara. Ubwo ntibyatereye aho, twarazamutse kuri tariki ya 7 tuja kuri paruwasi ya Busoko. Tuhageze hari abatutsi bari bahungiye aho mu Kibikira, baturutse hirya no hino, nabo mu nkengero zari zituye aho kuri paruwasi ya Busoko. Umuryango nibukamo ni umudamu witwa Kabaraza, namubonye ahangaha, n'umuryango wa Gateyiteyi. Abari bari aho mu Kibikira bo ntabwo namenya imiryango yabo. Abo bose twarabishe turabarangiza. Ubwo twaramanutse tuva kuri paruwasi ya Busogo tuza ku muryango w'umusaza witwa Muhinda Abiri. Uwo muryango nawo turawica turawurangiza. Mu by'ukuri rero ibyabaye si byiza. Ubwo nabaye ndi muri gereza ya Musanze, mbona abandi bari kwirega, njyewe ndanangira, ndavuga ndi ntugiye kwemera ngo nisha abantu. Ubwo nimukira muri gereza ya Rubavu, ni naho nahindukiye. Hari abapasiteri bazaga umuryango wa Prison Fellowship bafatanyije na gereza ya Rubavu, harimo uriya muyobozi uyobora gereza ya Rubavu, baratwigisha batwereka ububi bw'icyaha twakoze. Ariko nararyamaga umutima ukambaza ngo abantu wabiciye iki, nkabura icyo nsubiza. Bigeze aho inyigisho zimaze kunjamo, nandikira iyo miryango yose navuze niciye, maze kuyandikira baza kuri gereza bari kumwe n'abapasiteri, imbabazi barazimba. Mu by'ukuri rero nje hano muri rusange kugira ngo iyo miryango ifite ababo bose baguye aho hose navuze ko rwose mpfukamye imbere yanyu ko mwami imbabazi. Nkaba ngomeje gusaba imbabazi umuryango w'umuhungu witwa Munana, ashobora kuba ari hano, abaye ku tariki ya 7 ku tariki ya 8 twumva yitwa mu Mugogo bari gutabaza ngo bavumbuye y'umututsi. Twasanze ari uwo mwana ari kumwe na nyina, turabazamura tubageje haraguru gatoya, nyina turamwica. Tumwishe uwo mwana ari umuhungu twari turi kumwe, aramurokora amujana iwabo. Nizere ko ari musaza wuriya mudamu Mukadariyo, amujana iwabo. Ariko kagutyo n'uwo barahari, nawe nkaba ndi kumusaba imbabazi rwose ko namukoreye icandenga kamere. Mu by'ukuri nico cyanzanyaha, murakoze. Naremutse igihe nari nyoboye police mu cyahoze ari komine Mukingo, uwo bitaga brigade. Mu 1991 mu kwezi kwa 2 natondetse urutonde rw'abatutsi b'ibyiso bagombaga kwicwa, barishwa. Abo bakaba abari mu murenge wa Busogo, harimo Rudatinya, harimo Bukumba na Segahweye. Mu murenge wa Gataraga harimo Gasahane, Kaderevu na Kabango. Hakabamo Biniga na Sabini, Kirizoroge na Flora. Mu murenge wa Shingiro harimo witwa Karyango, Baheza, Kabanga, Kabanda, Ndango, Bernari na Gapira, se w'umuhungu uyobora iguka mu murenge wa Kimonyi witwa Ndangamye. Abo bose barapfuye 91 bazira ko ari ibyitso. Ari nje basiye ku rutonde. Byarakomeje, ubugizi bwa nabi bwarakomeje mbere yuko hagera mu kwezi kwa 4 muri 1994 mu kwa 3 natanze imbunda 120 mu mirenge yose yari igize komine Mukingo.
aho buri murenge buri konse nagiye mu mbunda 15. Izo mbunda natanze ku itariki ya 7/9/4 nizo zishe imiryango y'Abatutsi. Mu by'ukuri maze gukora ayo mahano nahungiye muri Zaire. Ngiye muri Zaire mvuye ndafungwa bike 9/6. Nyuma bigeze mu 2000 aho ntagiye gukurikiranira inyigisho z'amadini n'amatorero, ntangira kwemera ngenda nemera igice ariko nkurikiranye inyigisho za prison fellowship naremeye saba imbabazi. Nagerageze gushaka uhagarariye ibuka mu murenge wa Busogo ntiyaboneka, ariko aboneka uhagarariye ibuka mu murenge wa Kimonyi musaba imbabazi, ambaye imbabazi mu izina ry'abagenzi be. Nkaba nsaba imbabazi abarokotse jenoside bose bo mu cyahoze ari komine Mukingo, kuko intwaro natanze arizo zamaze imiryango yabo yari ituye mu cyahoze ari komine Mukingo. Nkaba nsaba imbabazi abanyarwanda bose, gasaba imbabazi n'umuryango wanje, kuko ibyo nakoraga byose ntabwo wemera ko njya kubikora. Madamu wanjye nawe ari hano yarambuzaga ariko nkanga, ndetse yageze kumbwira ati uri umusirikari wakwigira mu Nkotanyi, ibyo gukora ni ndavuga nti ntibishoboka, niyemeje kurwanya umututsi aho naza mu Batutsi. Yangira inama kuja mu Nkotanyi ndamwangira, ndavuga ni njyewe ntabwo naba nariyemeje guhiga umututsi kuva 9/1 none nje mu Nkotanyi. Mu by'ukuri nkaba nsaba urubyiruko ko rutazishora mu mahano nkaya bagiyemo. Muri rusange aba bose icyo cyaha nakoze gisabira imbabazi abarokoze jenoside bose bo mu cyahoze ari komine Mukingo ko bampa imbabazi. Iki cyaha twakoze ni indengakamere, ni ubuhemu bukabije twahemukiye igihugu cyacu, dore na n'ubu ngubu amaraso twamenye aracyagikururira umuvumo. Rero ngewe navukiye muri jenoside, kuko navutse ku itariki ya 2 z'ukwa 7 57 z'ukwa 9 plutôt. Jenoside itangira muri 59, mukunze kuvuga ngo yabaye muri 1994. Nonse amashereka ya jenoside wa isupu cyangwa se umufa w'inka z'Abatutsi zatemwaga icyo gihe, batwikirwa ndi mu mugongo wa mama. Urumva ko iyo izo nka ba data baryaga, nanjye mama uko yabaga ari kuzirya nabaga ndiko. Rimwe na rimwe umuntu afata n'ikiko agahisha umwana isupu. Umwana w'imyaka 2 aba yatangiye kurira muri ibyo, cyane ko n'imbyino ababyeyi bacu babyinaga zitari nziza. Abaparimehutu baraduhemukiye, bakora revolisiyo y'ububwa. Nta muntu ukora revolisiyo ngo avuge ngo aratsinze, uwatsinze amusenyera mutwikire amwice, ahubwo amwereka ko yamutegekaga nabi, noneho nawe akamutegeka neza, kuko FPR iri kubigenza ubu ngubu. Data yari umwarimu, ari umuparimehutu ubana n'abandi baparimehutu. Iyo babaga bamaze kunywa inzoga, nkunze kubivuga, abenshi wenda mujya mumbona no kuri bya byuma byanyu ni bari YouTube niko njya numva mubivuga, mumbabarire. Ariko ugasanga babyina ngo nimubatwike bashya amazuru batazasubira bokabura ikibondo uvuga utsindwa kw'abarunari. Wibaze namwe iyo mbyino mu bana bawe, ngo nimubatwike bashya amazuru batazasubira ngo bokabura ikibondo. Ubwo turi kujya guca ibitoki iwacu mu rugo mu ntoki z'Abatutsi, ibinyomoro byabo, indimu byo basize byose, ibyo byaribwaga n'iwacu mu rugo. Nzi ko hari na mukuru wanjye utuye mu itongo ry'Umututsi witwa Pauline Gaparayi, kugeza n'uyu munsi ntazi iyo yaba yaraguye.
ariko banayita mu itongo rya Pauline, ntabwo bahita mu itongo rya data. Icyo ni ikimenyetso nge nshingiraho ngaragaza ko jenoside twakuriyemo, noneho leta mbi ikayidushoramo iduhaye imbaraga, ari mbi cyane kandi ko yateguwe. Nihuse ndetse n'izo mbyino za ba data, natwe ubwacu tumaze gukura twari dufite amatorero anyuranye nk'uko mwaboze abangaba mwaboze mubona babyina. Nabaye rero mu rukerereza, mba mu itorero Irindiro rya Bikindi Simoni, ni umuturanyi wanyu hano muri Mutura. Iryo torero na hano iwanyu Musanze twarahageze. Imbyino twabyinaga zari zo kwangisha abahutu abatutsi. Abantu bakunda gukerensa jenoside n'abayipfobya bashaka kongera gukurura amacakubiri mu Rwanda, bifuza ko amaraso yahora ameneka mu Rwanda, bajya bavuga ngo ni indege ya Habyarimana. Ndagira ngo mbahakanire, dutaha Stade Amahoro i Kigali twizihiza anniversaire y'iyo independence itariyo. Abari hano bamwe muri mwe mushobora kuba mwari muri no muri stade twari kumwe, ariko imbyino twabyinaga neza amacakubiri. Urugero, ibuka imitaga wirirwa gugenda, amajoro menshi urara rubunda, utuye ibutware cyangwa zibwami ukabigomwa bawe babikeneye, niyo ubijyanye ukabigezayo byaragushegeshe niba nagushimeye, maze wishimira ubwigenge. Ubwo twabyinaga ngo twasezereye ingoma ya cyami, ariko twebwe dufite simezi ngo imbi ya gikolonize, dufite imezi. Ibuka iyo independence urimo ushinyagurira abantu ababo baheze hanze. Yankunda kuvuga ngo iyo mbimenya, mama na papa baganiraga kenshi inshuro nyinshi, iyo bavugaga ubugome bw'abatutsi nta handi baheraga ni ku Mugabekazi, umugore w'umwami, ngo yahagurukiraga ku nkota ngo ari gusoza umwaka, ngo umwana w'umushishe w'umuhungu bakamuhagurukira ku nkota yishinze mu mutima. Ngo bashahuraga umusore mwiza, ibishahu bamushahuye bakabyambika akaringa, umugore mwiza bakamuca amabere bakayambika akaringa. Ayo ni amagambo ababyeyi bacu bavugaga. Ndashaka kugira ngo mbwire abaraha, none se Habyarimana afata ubutegetsi akora kudeta, ko yarahiritse Kayibanda ari mugenzi wari abahutu gusa, abatutsi bishwe icyo gihe 73 bo bazize iki niba twitwaza indege? Inka zabo zariwe, amaze agasenywa, bari bakoze iki? Ko bari abahutu gusa bakoranye kudeta. Icyo kinyoma rero Abanyarwanda dukunda kwicaraho n'ubu kikigenda gisigirizwa, nicyo kitugejeje aha. Ni nayo mpamvu nge ntashobora kwemera 82 bizinde n'abakanyarengwe bashaka gukorera kudeta Habyarimana. Abatutsi basenywe amazu icyo gihe bazize iki? Kwari Habyarimana na Rizinde bari bameranye nabi n'abakanyarengwe ari abahutu gusa, abatutsi b'icyo gihe baba barazize iki? Iyi ndirimbo maze kuririmba tubyina tubashinyagurira, Habyarimana ntiyari yicaye nk'uko mwicaye muri abayobozi, ntiyari kumwe n'umugabekazi w'Ubwongereza Elizabeth, ntiyari kumwe na Bamumutu n'abandi baperezida barenga 50. Abo batutsi twabaga turi kubashinyagurira bitewe n'iki? Ibitero by'iyi ndirimbo byose nibyo gushinyagurira abatutsi, kigasoza kivuga ngo uzaba intwari ntibabara imyaka. Habyarimana muri icyo gihe yari ku isonga ayoboye ingabo, bivuga ngo muri 59 yari ku isonga ayoboye ingabo. Abo batutsi baziraga iki icyo gihe niba abantu bakitwaza indege? Ndihuta noneho nababwiye ko muri 90
inkotanyi zitera nari ndi mu mujyi wa Kigali. Ibyo bitwaza mbizi mbihagazeho n'amaso yanjye. Nari ntuye ku Gitega. Abatutsi bafashwe bishwe bakubiswe, ari abajyanywe muri stade Nyamirambo, ari abajyanywe za brigade, ari abajyanywe criminology, abo bose nababonyeho kuko naratemberaga. Enzaho na Munyakazi ibyo babakoreraga ndabizi. Simbikangwa n'abajandarume ibyo bakoraga ndabizi. Indege se yari irahanuka. Ni yihe ndege yari yahanutse? Hano Musanze, hano kuri stade niho izina ryakomotse ngo ndi Kinani cyananiye abagome n'abagambane. Abo twari kumwe hawe ndi buvuga izina mu mbabarire, ariko abo twari kumwe mwibuka amagambo yahavugiwe. Nje nari nambaye igitenge cyanjye hasi no hejuru cya emerenide, ariko butini yari ya gisirikare. Pistole nari mfite yakomokaga mu gisirikare. Amagambo yahavugiwe ndi Kinani cyane ni abagome n'abagamba, uwo ni Habyarimana. Noneho abitwaza ya ndege bajye bahagarara. Iki cyana kigizemo uruhare rukomeye, ari nacyo gituma ngomba gusaba imbabazi, mvugisha ukuri, nkibutsa n'abo twafatanyije. Mumaze kumva karorero ko avuze ko nta muntu yatemye, nta muntu yakubise ubuhiri, nta muntu yarashe, ariko yaratoje. Ese abavugaga amagambo adushishikariza kwica abatutsi bo nabere? Ujye mwibaza. Twakoze za meeting nyinshi ntaho tutageze, n'uyu mujyi twarawuzengurutse, twagendaga ku mabisi hejuru. Abatutsi bahakoromekeye icyo gihe ni benshi. Habyarimana yaravuze ati umunsi namanukanye n'izi nterahamwe zanjye murabona uko bambaye. Twari kumanuka tujya he niba atari ukwica abatutsi? Abamwakiriye n'abafashe amadisikuru ahangaha, ni irihe jambo rindi ritavuzwe atari kuvuga ngo mwabatutsi mwebwe muri gufasha bene wanyu, mwebwe muri kohereza amafaranga? Bazabasanga saha si hani Musanze. Nge iki gihugu narakizengurutse muri za meeting zose. Ibyo twakoragamo, amamodoka yamenerwaga, amazu yasenywaga, ibyo byose ndagira ngo mbabwire ngo Habyarimana yariho, yari perezida, ari nawe wagombye kubihagarika. Ndashaka kugira ngo mbibutse abanyamusanze mwebwe, kugira ngo mbabwire ko ikintu cy'amateka kugihisha abana bacu. Ubu ngubu aba badamu bari kurira, nabyumvise bari kurira, ariko twabikoraga bareba. Ibyo twasahuraga byose twabijyanaga mu ngo zacu, ntabwo twabijyanye ahandi. Niba ari izo nyama, ntabwo nagiye mu rugo ngo mfate isafuriya nteke. Tujye tubwizanya ukuri, dusase inzobe, dusaba imbabazi. Niba ari igitenge cyacuzwe umudamu runaka, ntabwo ari ngewe wagikenyeye, ni umugore. Uko niko kuri tugomba kugenderaho. Niba ari ibishyimbo byakuwe mu mutiba byaje iwawe, niwe wabitetse madamu, niwe wabirobanuye. Nimureke gushinyagurira rero abarokotse, ahubwo tubasaba imbabazi, tubabwiza ukuri kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bugerweho. Uko nidukomeza ikinyoma, abana bacu nabo bazongera bajye mu byo twagiye. Ababyeyi baraduhemukiye, ntabwo dukwiye gusiga umurage w'ababyeyi badusigiye. Nimureke tuvugira ahagaragara, dusabe imbabazi nta buryarya. Ndagira ngo nibutse baraha ku itariki ya 3 z'ukwa 4 1993, uwari ushinzwe iperereza muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda, Iyamuremye Agustin, yakoreye Perezida wa Repubulika na guverinoma ayoboye raporo y'ingo zimaze gusenywa z'abatutsi n'abatutsi bamaze kwitwa muri Prefegitura ya Ruhengeri na Gisenyi. Iyo raporo yamukoreye, iyaba umuperezida ushyira mu gaciro
iyo aba abantu bari muri guverinoma itarateguye jenoside, abo bantu bicaga abo bantu bagombaga kubafunga nk'uko natwe ubu dufunze. Ariko ninde wambwira ngo niba yari ipeje cyangwa niba yari subutiti yakoze dosiye y'umuntu wishe umututsi ngo ayinyereka hirya? Iyo raporo yakozwe nje muri Ruhengeri, nafatanya Mutera, Gatonde, Nyarutovu na Nyamugari. Harimo ingo zasenywe n'abatutsi bishwe icyo gihe, hari n'abakomeretse, hari n'abahunze. Haba harakozwe iki wowe ukivuga ngo jenoside ntiyateguwe ntiyashishikajwe? Ni ukuvuga ngo naje hano nk'umunyarwanda washishikaye muri jenoside, ndetse mbishishikariza n'abandi nanjye. Ubu ndi mu rwego rwa mbere kuri icyiciro cy'abayobozi ushishikara no gukora jenoside, kandi niko byagenda. Ndashaka kwibutsa abahutu bari hano, njyewe iyo ngiye gutanga ubuhamya ntago nza muri ndi umunyarwanda, ahubwo ndaza muri bya bice bitatu. Imbyino twabyinaga aha tuzenguruka hano yavugaga ngo iki? Mwarayibagiwe se? Ingabo z'u Rwanda murakomeza umurego ntimunanirwe, mukomere ku rugamba, Habyarimana tubereye ku isonga. Abaturage natwe twese twarahagurutse muri serire na segiteri, gushakashaka hose inyangarwanda n'ibyitso byazo ziragahera. Inyangarwanda zari zande? Ibyitso by'inkotanyi byari byande? Muri serire se inkotanyi zari zaravuye, iyo zari ziri ku rugamba ziza muri serire, zijya Icyangugu, zijya Gisenyi, zijya Gitarama, zijya Butare, zijya Gikongoro. Hano se nubwo zahinjiye zigafunguza barizinde, zahamaze kanga zaraje zihishamo, hitwaga bande niba atari babatutsi duturanye? Bariyeri zagiyeho kuva muri 90 zahigaga bande. Nashimye uriya mupolisi we wemera ati njyewe ni nanjye wakoze urutonde. Biriya byo ndabyemera. Abayobozi nibo bakoraga urutonde bakaturangira abo tujya kwica. Icyo uwari umuyobozi kiragiye cya MRND azajya gisabira imbabazi. Itariki ya 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, iyi Ruhengeri yose yabayemo imyigaragambyo mu makomine atandukanye iya MRND, hitwa bande? Abatutsi. Aho ni mu kwezi kwa kane kwa mbere 1993. Ubwo ni kwiwacu Gisenyi naho muri za Gikiye Karago. Ndagira ngo nkosoro wavuze ngo muri 91 niho Kibirira yishe. Inkotanyi zateye ku itariki ya mbere z'ukwa 10 muri 90. Ku itariki ya kabiri abatutsi b'Ikibirira barishwe, nabi wacu Kayove baricwa, harimo umusaza witwa Sefura n'umugore we. Ibyo mvuga ni ukuri, ntabwo rero bya biragera no muri 91. Aho ngaho mujye mwemera ko umugambi mubisha watangiye muri za 59 wakomeje ukura, tuwukuriramo twanga abatutsi nk'uko Rugumire yabivuze. Ndasubiramo nti iyo mbimenye. Twagiye mu myitozo ya gisirikari dukuwe muri za ministeri no mu rundi rubyiruko rw'amasegiteri igako, abandi Gabiro, njye nagiye igako. Ntabwo twari tugiye kwiga igisirikari cyo kujya kurwana ku rugamba, cyari icyo kurwana twica abatutsi, uko kwari ukwiga kwica tugize vuba. Ntabwo twari tugiye ku rugamba. Na hano mu Ruhengeri mwibuka amabisi 3 yahahagurutse n'uwayahagurukije n'uburyo bayazanye akagera i Kigali.
abo basore bamwe muri bo n'ubu turi kumwe turafunganywe mu magereza atandukanye kandi tugenda twibukiranya uko twabinyuzemo. Mujye mumwemera ko jenoside yateguwe igashyirwa mu bikorwa. Ni nayo mpamvu nge nkunda gushimira iyi leta nkanavuga nti nanjye iyo mbimenye, cyangwa nkavuga nti kuki nge ntavutse iyi leta yarafashe igihugu. Iyo twabaga turi mu rukari ngo turi kwiga imbyino gakondo, twigishwaga kenshi gukura inkota, kurasisha imiheto, ukibwira ngo ni umuco, ariko uwabiteguraga we yarazi icyo agendereye. Ayo mahiri twigishijwe cyangwa gutera imijugujugu nibyo twakoresheje, mwagiye mwumva byitwa nta mpongano y'umwanzi. Rero ubuhamya bwanjye ni burebure, mbisubiyemo n'inzira zose twanyuzemo, uko twavaga muri mitingi, ndibuka tuva mu ya Mugesera ku Kabaya, ibyo twakoze hariya ku Kamonyi, ibyo twakoze tugeze ku Giti cy'inyoni, ibyo twakoze muri uriya mujyi wa Kigali. Habyarimana yariho. Banyarwanda, banyarwandakazi, bavandimwe, bahutu bagenzi banjye, mureke dusabe imbabazi. Twarahemutse birengeje. Indege yo mwita ngo ni imbarutso yabaye abatutsi barishwe barafunzwe, nushaka kungisha impaka nzaguha amazina. Ntago wahisha amateka, ntibishoboka. Iki gitabo cyanditswe n'abana barokotse jenoside, cyitwa Ishavu ry'abato. Aba bana biga muri Saint Andre, nta n'umwe wari ufite imyaka 10, bari hasi y'imyaka 10, ariko inzira twabanyujijemo, inzira banyuzemo, umusaraba bahetse ubu niwo bari kwandika. Namwe murimo mubihisha, mutwikira abana, mwabagore mwe nimubabwiza ukuri. Ngiye gusoza, nsojeje ngira nti harabaye ntihakabe. Sojeje ngira nti wowe uri hano ukaba ugikerensa jenoside, nta kazi kawe, Imana izabikubaza nk'uko prison fellowship ihora itwigisha. Ndabashimira cyane, ngashimira ubuyobozi bwa RCS, ngashimira guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda, by'umwihariko aba batutsi twakoreye umusaraba, twirukanseho mu mvura y'amahindu, baraye mu binoni, baguye mu miziba, baraye mu mashyamba, batereye biriya birunga, bamwe baniciwemo. Mureke tubasaba imbabazi. Bavandimwe, mwebwe mwaje gusaba imbabazi, muhaguruke muze hano. Twakoze amahano adakwiriye, twakoze amahano akabije cyane. Twagize abana imfubyi, twafashe abagore ku ngufu, twishugwa agashinyaguro. Ubirebye ubu Imana ibazo ikabahagarika imbere yacu, twese uko duhagaze twakwikubita hasi. Hari abari hanze mu kidegembya, muzi ngo byararangiye, ariko ushatse wasaba n'imbabazi utagombye gutegereza.